Amahoro y'Imana abane namwe, mwe mukomeza kudutera intege namwe mutwumva mu nce zitandukanye, mbahaye ikaze mwibuke gukanda subscribe. Uyu muri kumwe ni Hensi ndetse iyi channel yacu bayita Dadu Tube. Inkuru yacu mwayikunze mwayikorera share kuko ndabizi irabigisha. Igihe kirekire giciyeho habayeho umwana witwaga Sami. Yari mwiza ndetse akanakurikirana amasomo ye neza. Yarubahaga ndetse byagera ku babyeyi bikaba akarusho. Yari umuhungu w'umuhanga ndetse abari bato kuri we batangira gukunda Sami cyane. Ariko muri abo bose hari uwo batahuzaga kandi yanga uko Sami yitwara. Uwo muhungu yitwaga Timi. Bigana mu ishuri rimwe n'irya Sami. Ariko we yari atandukanye na Sami kuko we yitwaraga nabi. Ntabwo yari umunyeshuri mwiza kandi yahoraga akunda gukina mu masaha yo kwiga. Yitwaraga nabi ku babyeyi be, we yumvaga yahamba Sami ndetse akanamutesha umutwe. Yahoraga ashaka uburyo yasebya Sami imbere y'abanyeshuri bamukundaga ndetse n'abo biganaga. Ariko ntacyo Sami byari bimutwaye. Timi yaramugeragezaga ariko n'ubundi Sami akamwereka ko ntacyo bimutwaye, haba imbere y'abanyeshuri cyangwa se muri siporo ndetse n'ahandi hose bahuriraga hatumaga Sami bamubonamo ukundi. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa munani nibwo Sami yizihizaga itariki y'amavuko ye cyangwa se igihe yavukiye. Ababyeyi ba Sami bamuhaye impano y'ikaramu izajya imufasha kwandika neza ndetse bitanamugoye. Bukeye bwaho impano y'ikaramu bamuhaye yayijyanye ku ishuri kugira ngo aze kuyikoresha yandika note umwarimu yabahaye. Yari ikaramu nziza yatumaga wandika neza kandi wihuta. Umwanzi we Timi yabonye ko Sami afite ikaramu nziza, amugirira ishyari ndetse ntibyanamunejeje. Timi yegereye Sami aramubaza ati, "Iyi karamu wayikuye he? Wayiguze?" Sami ati, "Ni impano y'isabukuru nahawe n'ababyeyi banjye." Timi umujinya n'urwango biramwuzura kuko we nta mubyeyi we wamuhaga impano kubera imico ye. Afata umwanzuro wo kwiba ikaramu ya Sami. K'isaha z'akaruhuko zigere, Timi ajye mu gikapu cya Sami yibe ya karamu nta n'umwe umureba, ayishyire mu gikapu cye, asohoke nawe akine nk'abandi. Sami agarutse ngo yandike, ashaka ikaramu arayibura. Atanga ikirego kwa mwarimu, batangira gushaka uwaba yayijyanye. Umwarimu abwira umunyeshuri uyoboye abandi ngo asaka abanyeshuri bose. Umwarimu abona ko Timi afitemo ubwoba, aramubaza ati, "Hari icyo ushaka kuvuga Timi?" Timi atangire kuzenga amarira mu maso. Ntacyo afite cyo gukora ndetse no kuvuga. Bareba mu gikapu cya Timi basangamo ya karamu. Sami yabonye Timi ari kurira amugirira impuhwe. Kubera ko Sami yari umwana mwiza ukunda abandi bana kandi ushyira mu gaciro, ntago yarakariye wari wamwibye. Yasabiye Timi imbabazi kuri mwarimu we ngo areke kumufatira ibihano. Umwana mwiza amubabarire. Mukore subscribe kuri channel yacu niba mwifuza